Higura, higura, higura nawe. Muraho, mu kanya gatoya ntimujye kure, muraza gukurikira ikiganiro Higura kuri iyi channel ya YouTube. Mukore subscribe kitaza kubacika. Ikiganiro Higura muzajya mugikurikira kuwa mbere no kuwa gatatu isaa moya z'umugoroba ndetse no kuwa gatanu saa 12. Ntimugacika. Nabasuje inshuti bakunze b'ikiganiro Higura, ikiganiro mukunda muri benshi. Uyu munsi ni kuwa gatanu, mwe tuzaduhemba ibibazo tuba twarabajije kuwa mbere no kuwa gatatu. Abahize abandi akabaro duha ibihembo. Muribuka ko twari twabajije kuwa mbere, turimo gusubiramo Higura kuva kuri Higura ya mbere kugera kuri Higura ya 12, kuva kuri Higura ya mbere kugera kwa gatandatu. N'ibyo cyose twabajije kuwa mbere kugira ngo mutubwire ibyo twabajijemo, hanyuma mutubwire n'ibyo twahembye. Kuwa gatatu tuza tubaza nanone mutubwire guhera kuri Higura ya 7 kugera ku ya 12 ibibazo twabajijemo ndetse n'ibyo twahembye. Hari bamwe basubije ariko nanone hari ibyabakomereye bigatuma bidasubizwa. Kuva kuri Higura ya mbere kujya kwa gatandatu nta muntu wabashije gusubiza neza, kubera ko ushobora kuba byarabakomereye cyangwa se ahuko hari mwatekereje ko ushobora kuba mwaragize ubute, ariko se mwakagombye kugira ubute bwo kureba kugira ngo musubize, cyane ko ibibazo twabajije ibisubizo byari birimo neza. Mu biganiro twatambukije byose byari ugusoma mukareba ku bisubizo twatanze, yaba kuri Higura ya mbere n'iya 2, ku bisubizo twatanze kuwa gatanu, mukajya mugenda mureba hanyuma mukabona guhita muduhereza ibisubizo. Urumva ni ibintu byari byoroshye. Twabajije ikibazo mushobora no gukopera, ariko bamwe na bamwe ibisubizo byaranze. Kuwa gatatu rero hari uwabashije gusubiza neza, mu basubije warabitumbuye byose arabirondora ibyo twabajije, ubona ko koko yakurikiye Higura akareba ibyo twagiye tubaza. Umuntu wasubije neza rero kuwa gatatu, kuko kuwa mbere maze kubabwira yuko nta wasubije. Hanyuma yitwa Jean Pierre niyo nagira, niwe wabashije kuba yasubiramo akatubwira ese kuri Higura ya mbere byagenze gute, ku ya 7 kugeza ku ya 12 uko byagenze. Ibibazo twabajije arabitubwira neza, agenda nasobanura n'ibisubizo, yewe yanongeyemo byinshi bitandukanye tutari twanabajije, ariko ubona ko yakurikiye neza ibyo twari twabajije byose. N'iby'igiciro kandi burya tugomba no gushimira umuntu uba wakoze akazi nk'aka ngaka, yaba n'abandi bose babasha gusubiza ibibazo tuba twarabajije muri Higura, ndetse n'abakunzi b'ikiganiro cyacu dukomeza tubashimira cyane. Ngiye ikiganiro ndi Amandine, mu kanya reka tuze duhemba wasubije neza igisubizo cyo kuwa gatatu, ari we niyo nagira Jean Pierre. Nitwa Amandine, umunyamakuru w'ikiganiro Higura. Ninde tuvugana? Tuvugana na niyo nagira Jean Pierre. Mwasubije ikibazo twari twabajije kuwa gatatu? Narasubije rwose. Ni mwebwe rero mwatsinze ikibazo twari twabajije. Twishimye cyane, birashimishije cyane kuba natsinda rwose. Niyo nagira, uri umwe mu bantu babashije kuba basubiza iki kibazo twari twabajije, cyane cyane by'umwihariko ko byari gusubiramo Higura zose twakoze cyangwa se warazikurikiye ukabasha kuba wasubiza ibibazo byose. Byagenze gute kugira ngo uhite ubasha gusubiza iki kibazo? Byari bigoye gusubiza iki kibazo kuko byasabye ko umuntu asubira inyuma agashakisha. Nibuka yuko naraye amajoro rwose, naraye nko kugisubiza hafi mu masaha 4, kuko nabanje gusubiramo ndasoma ndareba ndumva byose, naragerageza gusubiramo gukuramo ibintu bizima namwabuze. Byari bivunanye rwose. Warakoze cyane, no gushirika ubute. Ariko ndabikunda cyane, nkunda umuco, nkunda gusoma ibiganiro byose mumaze gutanga, ndabifite byose kandi mbibitse neza. Urabyumva kugira ngo mugirire rufata mu mutwe, uburyo bwajya mberaga zananibiraga abana banjye rwose kera. Urakoze cyane, ariko ubundi harya umutu yagana he? Ntuye mu majyaruguru mu karere ka Rulindo mu murenge wa Kirongi. Nuko uzaza kubasura kugira ngo tuganire namwe rwose aho ngaho mu majyaruguru. Turabishimye cyane, muzaza rwose. Hari n'ahantu hari amateka menshi cyane, tugiye hirya
ujye uzamuka gatoya nyine ku kirenge cya Uganda muri ako karere nyine haba amateka menshi. Murakoze cyane, mu kanya turaje tubahe ibihembo byanyu. Ndabashimiye cyane, mugire ibihe byiza. Murakoze cyane. Yego yego. Reka mbashimire rero mwabashije gusubiza, nshimira n'uyu nguyu tumaze guhemba wasubije neza. Bibutsa ko ibiganiro byacu ari kuwa mbere no kuwa gatatu aho tubaza ikibazo kimwe, kuwa gatanu tugahemba ababashije guhiga abandi. Bibutsa ko nimero yacu ari 0784253357. Ushobora gusubiza wohereza ubutumwa bugufi cyangwa se ukandika kuri WhatsApp yacu, n'ubundi niyo nimero dukoresha. Komeza kugira ibihe byiza, ibiganiro byacu birakomeje mugacika. Mwibuke kandi gukora subscribe kugira ngo mujye mubona ikiganiro kikijyaho ako kanya.